wese nawe nkabije bangombanye Imana izi gutabara ni wowe ugezweho ni wowe itumugongo mugari cyane aduyekamo twese tugakwirwaho kandi mu mugongo we nawe ubyigana n'undi kandi mu mugongo we nawe ubyigana n'undi ahubwo twese tuba twumva tuguwe neza uze kuri mwiza Mana wese nawe nkabije hari icyo marira nk'abantu b'umubyeyi pe wabereye umubyeyi hari icyo marira nk'abantu b'umubyeyi pe wabereye umubyeyi mwiza wabereye umubyeyi mwiza hari icyo marira nk'abantu b'umubyeyi pe wabereye umubyeyi mwiza hari icyo marira nk'abantu b'umubyeyi wabereye umubyeyi mwiza wabereye umubyeyi mwiza uze kuri mwiza Mana wese nawe nkabije hari icyo marira nk'abantu b'umubyeyi pe wabereye umubyeyi mwiza wabereye umubyeyi mwiza nagira ngo mubwire ngo Imana niyo yimika kandi amavuta yagusutse wikwimika burya afite agaciro nawe uzajya uyubaha Satani aradushaka akatubura duhari niyo yatumye Dawidi anasha Goliyati ayasuka ku bashumba n'ay'igiciro cyinshi ayo ku baririmbyi n'ay'igiciro cyinshi ay'abanyamasengesho n'ay'igiciro cyinshi ayasuka ku itorero n'ay'igiciro cyinshi igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho bangombanye Imana izi gutabara ni wowe ugezweho 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 barakurikira rigeze mu gicuku bumva urusaku rw'umukwaraje bose bashindukira rimwe ngo arakazunguza yumva afite amavuta arakazunguza yumva afite imbaraga agakubita Goliyati aba arapfuye niba ushaka iri ni itorero Jovanisi riri hano mu mujyi wa Kigali Kimironko aho bita Mwizindiro kakomeza hepfo gatoya munsi y'urusengero rwa DPR aho niho turi uyu munsi turi mu gihe cyiza cyo gusenga turi mu itara ryo kubana n'Imana dusabye umwuka wera nk'umuriri dusabye umwuka wera muyobozi dusabye umwuka wera w'ishambo kugira ngo urukira muri literaniro Jovanisi Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uzagukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo nzajya nkwirahira Yesu we nzajya nkwirahira nzajya nkwirahira Yesu we nzajya nkwirahira nzajya mvuga ko uruhura barushye nzajya mvuga ko
nkwirahira uwatugaburiye yewe Yesu we nzajya nkwirahira amashyi amashyi nzajya nkwirahira Yesu we nzajya nkwirahira mwanije amashyi amashyi nzajya banzingira morali bashaka kugira ngo namwe munyereke morali nta kibazo mwiyicariye ntabwo mbabwiye ngo muhaguruke mubyine nkanjye ariko tugiye kubwira Yesu ngo watubereye umubyeyi mwiza hano hicaye abakecuru hicaye abasaza bakivuga ngo Imana ni umubyeyi mwiza kubabwira ngo Imana ni umubyeyi mwiza nabyaye nimwubahwe kuko muri abanyamugisha ariko uyu munsi nje kubabwira undi mubyeyi mwiza cyane uwo mubyeyi yitwa Imana Data nimutega amatwi maze mubaratire afite umugongo mugari cyane aduhekamo twese tugakwirwaho kandi mu mugongo we nawe ubyigana n'undi ahubwo twese tuba twumva tuguwe neza afite umugongo mugari cyane aduhekamo twese tugakwirwaho kandi mu mugongo we nawe ubyigana n'undi ahubwo twese tuba twumva tuguwe neza uze kuri mwiza Mana we sinaba nkabije hari icyo marira nk'abantu b'umubyeyi pe wambereye umubyeyi mwiza wambereye umubyeyi mwiza uze kuri mwiza Mana we sinaba nkabije hari icyo marira nk'abantu b'umubyeyi pe wambereye umubyeyi mwiza wambereye umubyeyi mwiza amashyi kwa Yesu Imana ishimwe Imana ihimbaze nabonye umubyeyi abyara umwana akamuheka imyaka 3 gusa akamubwira ati mwana wanjye ndananiwe akamushyira hasi atujye wigenza nabonye amwonsa imyaka 3 gusa kuko ari umuntu agahita amucuza ariko Imana yabwiye abana bayo ati nimuhumure mbahetse ku mugongo mu buhinja bwanyu ninjye wabahetse mu busore bwanyu nzakomeza
bagukuriye bari bazi ko uzacibamo, maze Imana iraguterura igushyira ku mugongo irahagutambutsa muri za ntare nyinshi zitontoma, muri ya mijugujugu y'abanzi bawe, muri ya mitego abanzi baguteze, muri za nyabingi ndetse na bya bitega. Ntabwo ari imbaraga zawe zahakurengeje, nuko Imana yayiguhetse ku mugongo wayo. Muri za ntare nyinshi zitontoma, muri ya mijugujugu y'abanzi bawe, muri ya mitego abanzi baguteze, muri za nyabingi ndetse na bya bitega. Ntabwo ari imbaraga zawe zahakurengeje, nuko Imana yayiguhetse ku mugongo wayo. Uze kuri mwiza Mana we sinawe nkabije, hari icyo nkorera nkabona uwo mubyeyi pe wambereye umubyeyi mwiza wambereye. Reka tumuhe icyubahiro. Uze kuri mwiza Mana we sinawe nkabije, hari icyo nkorera nkabona uwo mubyeyi pe wambereye umubyeyi mwiza wambereye umubyeyi mwiza. Uze kuri mwiza Mana we sinawe nkabije, hari icyo nkorera nkabona uwo mubyeyi pe wambereye umubyeyi mwiza wambereye umubyeyi mwiza. Haleluya. Abantu bari kunyumva haleluya. Turashimira Imana ko ari umubyeyi mwiza. Hebwe muraheka mukananirwa mukavuga ngo igenzi, ariko yaravuze ngo bana banje imvi zizarinda ziba uruyanzi ntibahetse. Imana itumva amatiku niyumva amabwire, ni umubyeyi mwiza. Nanje kubwira abantu bari hano icyo muyishaka umumure kirahari kuko ari umubyeyi mwiza. Pacifique ndafashijwe. Haleluya. Yaba umuntu mwegeranye mubwire ngo amavuta twasutsweho n'ay'igiciro cyinshi. Ntabwo turi bwirengagize ko hari abantu bicara hano batayafite, ariko abayafite twasutsweho ay'igiciro cyinshi. Imana isanga Samweli maze iramubaza iti mbese uzageza ryari kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami w'Isiraheli? Ahubwo iramubwira iti fata ihembe rya uryuzuzemo amavuta maze nkutume ugende kwa Yesayi niboneye y'umwami maze ugende umwimike. Nagira ngo nkubwire ngo Imana niyo yimika, kandi amavuta yagusutse wikwimika burya afite agaciro nawe uzajya uyubaha. Amavuta arakomeye bashumba. Nagira ngo nkubwire ngo Imana niyo yimika, kandi amavuta yagusutse wikwimika burya afite agaciro nawe uzajya uyubaha. Abantu bari kubyumva bakomera Imana amashyi. Haleluya. Nayongereye niba mwaje.
amaze kugera kwa Yesayi itegereze Eliyabu abona ni mwiza cyane maze aribaza ati Imana yarenga kuri uyu ikimika nde yibagirwa ko Imana itareba nk'abantu agiye kumusukaho amavuta Imana iramubuza ati namugaye bazana na Shama Imana iramugaya abahungu be bose barindwi Imana irabagaya ariko hari umuhungu witwaga Dawidi wiberaga mu ishyamba batamwitayeho ariko kubw'itegeko bajya kumuzana bagitunguka Samweli yumva ijwi bamusukeho amavuta n'uwo nashakaga ujya guhera kare ni Dawidi nashakaga bamusukaho amavuta imbere y'abakuru be kuko Imana ariyo yimika nagira ngo nkubwire ngo Imana ariyo yimika kandi amavuta yagusutse wikwimika udafite agaciro nawe uzajyayo amameke nagira ngo nkubwire ngo Imana ariyo yimika kandi amavuta yagusutse wikwimika udafite agaciro nawe uzajya uyubaha nafashije mugakomera Imana amashyi yego amavuta twasutweho n'ay'igiciro cyinshi niyatuma batuvuma ariko ntituvumike niyatuma baturoga ariko ntiturageke Satani aradushaka akatubura duhari niyo yatumye Dawidi anasha Goliyati ayasutse ku bashumba n'ay'igiciro cyinshi ayo ku baririmbyi n'ay'igiciro cyinshi ay'abanyamasengesho n'ay'igiciro cyinshi ayasutse ku itorero n'ay'igiciro cyinshi amavuta twasuzweho n'ay'igiciro cyinshi amavuta atuma dusimbuka imirambi y'umugisha we n'ay'igiciro cyinshi amavuta tutari igikundiro kandi tutarakigiraga n'ay'igiciro cyinshi amavuta atuma baturoga ariko ntiturageke n'ay'igiciro cyinshi amavuta y'umwuka wera n'ay'igiciro cyinshi haleluya jya nkunda kubwira abantu ngo nuyimenyaho ugasanga uyafite ujye ugenda uvuga ngo nzaca mu muriro ntacyo uzantwara n'ay'igiciro cyinshi amavuta kubaka k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka amanukana mu kibaya kinini cyane cyuzuyemo amagufa yumye arambaza ati mbese mwana w'umuntu aya magufa yakongera kubaho agasubirana ndamubwira n'Uwiteka we Mana Nyiringabo ni wowe ubizi ko byakunda aya magufa yakongera agaterana yasubirana ubuzima kuko ari wowe wenyine ubishoboye
uhanurira ayo magufa uyabwira ati mwa magufa mwe imwumvijwe ry'Uwiteka nanjye mpanura uko nategetswe numva habaye umushyitsi mwinshi cyane numva habaye nko gutigita ariko nkomeza aho ndahanura yego igufa ryose rigenda risanga ibyaryo ndahanura Imana ishimwe igufa ryose rigenda risanga ibyaryo kuguru gusanga ukwako kuboko gusanga ukwako ugutwi gusanga ukwako ndahanura yego igufa ryose rigenda risanga ibyaryo wanahagiyeho imitsi wanahagiyeho inyama wanahagiyeho uruhu maze byiremamo inteko nyinshi cyane mbona byose bihindutse imirambo arambwira ati ongera uhanure ndahanura umuyaga wo mu birere bine uraza uhuha muri iyo mirambo irahaguruka maze yose irengwa nanjye mbaye nka Hezekiyeli uhagaze mu kibaya ndaguhanuriye ngo ibyawe byapfuye Imana ibizure byabindi Satani yakunyaze byongere bigaruke impano zawe zazimye zongere zake ibyishimo yakunyaze byongere bigaruke ubuzima bwawe bugende burangira bwongere bubeho yego ndabahanuriye nanjye mbaye nka Hezekiyeli ndabahanuriye unzamurire umuziki na haleluya arambwira ati yewe mwana w'umuntu aya magufa n'ab'inzu ya Isiraheli kuko bashizemo ibyiringiro bakavuga ngo amagufa yacu arumye arambwira ati genda ubabwira ati jya kubakura mu bituro byanyu kugira ngo mbashyireho umwuka wanjye kugira ngo mwongere mubeho arambwira ati genda ubabwira uti yego jya kubakura mu bituro byanyu bituro by'ubuzima bubi bituro bya karande ibyo bituro by'intambara bituro by'ibigeragezo jya kubakura mu bituro byanyu kugira ngo mwongere mubeho nanjye mbaye nka Hezekiyeli uhagaze mu kibaya ndaguhanuriye ngo ibyawe byapfuye Imana ibizure byabindi Satani yakunyaze byongere bigaruke impano zawe zazimye zongere zake ibyishimo yakunyaze byongere bigaruke ubuzima bwawe bugende burangira bwongere bubeho amashyiga mu nyuma we nanjye mbaye nka Hezekiyeli uhagaze mu kibaya ndaguhanuriye ngo ibyawe byapfuye Imana ibizure byabindi Satani yakunyaze byongere bigaruke impano zawe zazimye zongere zake ibyishimo yakunyaze byongere bigaruke ubuzima bwawe bugende burangira bwongere bubeho haleluya abantu banyumvishe haleluya muri aya masengesho nsize mbahanuriye kugira ngo ibintu byapfuye Imana ibizure
hari igihe umuntu ajya abyina ariko abona hari ibintu byapfuye Imana ibizure bimwe Satani yabanyaze Imana ibigarure. Haleluya. Reba umuntu mwegeranye mumbwire ngo agaciro ni amavuta. Nasomye Bibiliya nsangamo umugani w'abakobwa 10 batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfu. Aba bakobwa uko ari 10 bari bategereje umukwe. Aba bakobwa bose bari biteguye umukwe ariko igihe kigeze bararyama barasinzira. Igihe kigeze bose barakurikira. Igeze mu gicuku bumva urusaku rw'umukwe araje. Umukwe araje bose bashindukira rimwe ngo basanganire umukwe. Bose bashindukira rimwe ngo basanganire umukwe. Bose bashindukira rimwe ngo basanganire umukwe. Aba bakobwa uko ari 10 bose bashindukira rimwe. Harimo batanu b'abanyabwenge bose bashindukira rimwe. Hari n'abatanu b'abapfapfa bose bashindukira rimwe ngo basanganire umukwe. Haleluya. Namabare muganye cyiza. Haleluya. Imana ndafashwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Maze batanu b'abanyabwenge bacana amatabaza yabo kugira ngo umukwe nazaserukira habona. Bandi batanu b'abapfapfa barebye mu matabaza basanga amatabaza yabo nta mavuta arimo. Maze babwira b'abanyabwenge ngo muduhe ku mavuta. Abanyabwenge barababwira ngo hoya ntabwo bishoboka. Noneho uri kunyumva waba ufite amavuta niba utayafite yashaje. Agaciro ni amavuta. Agaciro ni amavuta. Ndavuga amavuta. Agaciro ni amavuta. Ndavuga amavuta. Simbabwira yo mu iduka ya twese tujya guhaha ahubwo ndi kubabwira amavuta y'umwuka wera. Niyo Yesu aje kugusura agasanga urayafite aricara akaguma iwawe kubera amavuta. Ariko njyewe mbaye ndimo banashaka ku mavuta. Agaciro ni amavuta. Ndavuga amavuta. Agaciro ni amavuta. Ndavuga amavuta. Simbabwira yo mu iduka ya twese tujya guhaha ahubwo ndi kubabwira amavuta y'umwuka wera. Iyo Yesu aje kugusura agasanga urayafite aricara akaguma iwawe kubera amavuta. Ariko njyewe mbaye ndi nawe ndashaka amavuta. Amavuta. Abantu bakiri gufashwa mukomere Imana amashyi. Haleluya. Imana ihimbaza. Dawidi akiri muto yari afite amavuta ari imbere ya Goliyati. Yumva afite amavuta maze abwira Goliyati ati Goliyati unteranya amacumu n'uducumu. Goliyati atariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka. Maze Dawidi afata akabuye ko mu mukatura arakazunguza arakazunguza yumva afite amavuta. Arakazunguza arakazunguza yumva afite imbaraga. Agakubita Goliyati. Goliyati barapfuye. Niba ushaka kunesha abanzi ushaka amavuta. Niba ushaka kunesha Satani ushaka amavuta. Agaciro ni amavuta. Ndavuga amavuta. Agaciro ni amavuta. Simbabwira yo mu iduka ya twese tujya guhaha
ubwo ni kubabwira amavuta y'umwuka wera. Iyo Yesu aje kugusura agasambura yafite aricara akaguma iwawe kubera amavuta. Ariko njye wambaye ndimo ndanashaka amavuta, amavuta, amavuta 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 agaciro n'amavuta. munyikiriza abantu bagihari. Haleluya, Amen. agaciro ni iki? Ni amavuta. Agaciro ni iki? Ni amavuta. Kandi kare nababwiye ngo ayo twasutsweho n'ay'igiciro cyinshi. Nimukemere gusenga ntayo mufite. Nujya ubona yamenetse ugenda ubwira data ngo yamenetse, uko nta modoka yagenda itayafite, idafite esasi. Natwe Imana tugeneye n'umwuka wera. Agaciro n'amavuta. Sigaje mwerebe umuntu mwegeranye umubwire ngo ni wowe ugezweho. Ni njyewe ugezweho. Kambi babwire mbegere wenda nibwo muri bunyumve. Niba wankunze bimubwire cyane, umubwire ngo ni wowe ugezweho. Abantu bari kumva haleluya. Nta kibazo niyo hakumva babiri bakaba batashye bazi ko agaciro ari amavuta. Data yambwira ati hari abantu wambwiriye ko ari amavuta akampemba, nimushaka mu byo. Ubu hari uwatashye ari kuvuga ngo ubu ngubu ngo ino nzara ngo babana ngo byabiki, ngumba ahangaho wumva ukuntu ari wowe ugeze ute ugezweho. Ariko nande kubabwira ngo agaciro ni amavuta. Nyitangira kuririmba iwacu aho mvuka Ikibungo, umuntu arambwiye ngo ibyo bintu uririmba ukaryama ukicara ntabwo uzabiririmbira i Kigali, ahandi kubiririmbira ni hehera. Haleluya! Nagiye gusenga mbwira Imana ati mba numva hari ibintu mfite kandi byafasha abantu, bizakura gute? Imana irambwira ngo ukure amaso ku bantu, nzajya ndenda ngusunika, nzajya nza ubu ndi kuririmba hari kamera. Najyaga ndeba abantu ati nkuba abantu babigenza gute se? Ni kamera ziba zesteranye n'urusengero baririmbiramo, njyewe nkaba ntarazigeramo. Yesu we, haleluya. Njya gusenga nibwira data ngo umpe ibintu byo guha abantu bawe, ushyireho amavuta. Imana irambwira ngo ngukundishije abantu. Haleluya. Nta bindi bintu birenze, Imana ikagushyiramo ikintu gituma abantu bagukunda, ni amavuta. Haleluya. Zaburi ikizanga ndi kuririmba ngo agaciro ni amavuta, ndi kuririmba ngo Imana irashoboye. Imana yari yambwiye ngo nkuje n'umuntu bakunda gutagihari, ubundi ugiye kumuriraho kubera amavuta. Zaburi nshya nk'uko uno muntu yagenda agakubitaho ngo tubonye muri umuna w'umuhanzi Oliva. Umuntu uri muri Amerika akajya avuga ati waririmbye ndi ku gitanda numva ndakize, none konte yawe iri hehe ngo nguhe amadolari? Ariko umuntu yafite ayafate neza arakora. Agaciro ni amavuta. Haleluya. Muzajye mwihangana nkunda ibimenyetso. Murakoze cyane. Haleluya. Manishimwe kwishyigikira. N'Imana ishyigikira isezerano. Yivuze ngo nzakurikiza indege mbyumva vuba, kuko nejo bundi mvuye i Bujumbura naravuze ati ubwo ngiye i Bujumbura gahunda no gukomeza. Nkabwira abantu ko bagomba gushaka umwuka wera.
kambaririmbire maze muri aya masengesho wumve ko ari we ndi guhanurira ko ari wowe ugize ute ugezweho nzamurire musengera mu butayu musengera no mu buvumo murimo gutabaza Imana abandi barasubizwa basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wankoye iki burya igihe wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho dore wasenganye n'abandi musengera mu butayu musengera no mu buvumo murimo gutabaza Imana abandi barasubizwa basubizwa mbere yawe maze ubundi uravuga ngo njyewe Mana wankoye iki burya igihe wasengaga Imana yarumvaga ahubwo igihe cyawe cyari kitaragera none dore kirageze ubu ni wowe utahiwe Imana yawe iravuze ngo ni wowe ugezweho 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 Uwiteka akuyeho igicucu umwijima by'ukuri abagirane dore umucyo urakurasiye ngaho iteye hejuru mukobwa w'i Siyoni we ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho Uwiteka akuyeho igicucu umwijima by'ukuri abagirane dore umucyo urakurasiye ngaho iteye hejuru mukobwa w'i Siyoni we haleluya Imana ishimwe Imana ihimbaze umugore witwa Hana ndetse n'uwitwa Penina abo bose barabagore kandi b'umwuka umwe maze Penina arabyara Hana abura urubyaro Penina akajya agenda nk'umugore w'igishongore akajya abwira Hana ngo ni njye mugore ugezweho akajya amusuzugura kuko yari yarabaye ingumba Hana nawe arasenga Imana imuha Samweli maze amwitegereje ubundi ashima Imana maze araririmba ngo ari ingumba abyaye karindwi ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho Uwiteka akuyeho igicucu umwijima by'ukuri abagirane dore umucyo urakurasiye ngaho iteye hejuru mukobwa w'i Siyoni we ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho Uwiteka akuyeho igicucu umwijima by'ukuri abagirane dore umucyo urakurasiye ngaho iteye hejuru mukobwa w'i Siyoni we amashyi haleluya Imana ishimwe niwabona umuntu apfukamye ku karago asenga agitegereje Imana uzirinde kumusuzugura kuko Imana wasenze ikakugirira neza nawe ntiyari gusenga ntimukize igisuzuguriro ibasha kumuhagurutsa ku ntebe yitwa icyavu ikamuteza intambwe maze ubundi ikamwigiza imbere ubundi akaririmba ngo mbonye Imana izi gutabara niwabona umuntu apfukamye ku karago asenga agitegereje Imana uzirinde kumusuzugura kuko Imana wasenze ikakugirira neza nawe ntiyari gusenga ngo imukize igisuzuguriro
ibasha kumuhagurutsa ku ntebe yitwa icyavu ikamuteza intambwe maze ubundi ikamwigeza imbere ubundi akaririmba ngo mbonye Imana izi gutabara ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho Uwiteka akuyeho igicucu mwijima byukura wagirana dore umucyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'Isiyoni we ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho ni wowe ugezweho Uwiteka akuyeho igicucu mwijima byukura wagirana dore umucyo urakurasiye ngayitere hejuru mukobwa w'Isiyoni we dutunge ibiganza Pacifique. Yesu aguha umugisha cyane izakugeze kure mu izina rya Yesu nukuri kose. Mana mureke dukomere data wa twese amashyi tumushimire ubuhanuzi twamwe twakira uhereye tondo kugeza uyu mwanya ndumva hari ubutabazi bw'Imana. Yesu ashimwe. Ni wowe ugezweho. Reba n'umuntu mbwiye ngo ni wowe ugezweho. Ni wowe ugezweho. Imana iguha umugisha cyane.